muraho neza murakomeye meze neza natwe turakomeye tumeze neza turashima Imana. Noheli nziza umwaka musha muhire turi mu bihe byiza byo kwizihiza Noheli. Turabura iminsi mike cyane. Turabura iminsi ingahe y'igisobe? Iminsi 20 n'ingahe. Ni iminsi tubura kugira ngo Noheli kugira ngo turangize uyu mwaka. Ibyumweru bitatu. Noheli izajya. Noheli izaba 25 25. Ubu turabura iminsi ingahe? Turabura iminsi 18 amatari 10. Kubera umunsi turi Renef. Turabura 17 rero. Yes, rero iyo minsi isigaye turayibifurizamo ibyiza byose byinshi, ibyo Imana itanga byose bigende bibagereho. Twari tubakumbuye cyane. Niyo mpamvu muri iyi minsi mikuru tugomba kugira ibyo tubasangiza. Tugomba kubazanira abatumirwa kugira ngo babashe kubasusurutsa muri bikeya cyangwa se muri byinshi bitewe n'ukuntu uri bubumve. Wowe wicaye aho ejo bundi nabonye aba unity ngo turi kuvugana nawe wenyine. Bari ngo wewe wenyine uri kundeba ngo niwe turi kuvugana. So rero nawe turi kuvugana turagushuje tukifurije umugisha wa Nyagasani ngo Yesu avukire muri wewe. Muratumenyereye bamwe muratuzi nk'ibisanzwe nitwa My God Divine Keza cyangwa se Irakoze, ngira amazina menshi. Umuhungu wanjye hano nabibwire. Je nitwa Gisubizo Paul Ndayishimiye. Tumenyereye hano. Hano ni mu rugo barahamenyereye, gusa turi kumwe na mugeni. Siko na mugeni hapa. Wasawiri wanasema mugeni maalum. Si ndio? Umugeni maalum. Murege kundira wadanje kandi n'umurushi. Umushitsi barumse hano nago bakuzi. Rero reka tuma umwanya twibwire. Bonda baramukije. Nitwa Yusufu Richard. Muhira mama zanyita nkuru nziza. Yego. Kubo twiganye harayandi bazi. Kaike inyamugwera abo tubani Burundi. Aza ka Hollandi. Gira amazina menshi. Nigora amajina atro sana. Mfite amazina menshi. Umva iyo ngiye hano usanga banyisa akazina bivanye. Na nini? Voilà. Ngira umubano mwiza nzangirana n'abantu. Iyo jina ya mwisho ni kali sana. Mfata rya Yusufu Richard. Yes, nibyo naringiye kuvuga izina rya Yusufu. Ni Ewan. Narabibonye kuri unyandikira. Ese no kuri Noel. Ya Yusufu Richard. Ndio. Se wa Yesu. Se wa Yesu kabisa. Wavutse. Yavutse. Cyangwa n'umwana wanje waje kuvuka. Wabyaye muri make. Rero turakwishimiye Yusufu. Shibe kwana nawe uyu munsi. Uyu n'umuryango ukunda abana. Ndibaza hano urahazi nubwo wari utarahishara muri izi studio zacu ukaba wagiriwe amahirwe yo kwicara natwe tukaba twagiriwe amahirwe yo kukwakira hano tuguhaye ikaze. Feel free. Anything tushaka tushaka. Ewan tushaka turakuha. Ndio. Hano ni mu rugo itushaka Ewan ibintu byose birahari. Rero kubera ko turi mu bihe byo kwizihiza Noheli turi kumwe n'umuririmbyi yo naje hano na Gisubizo ntabwo njya murekura ataririmba cyangwa se ntabwo njya ntangira atabashe kuririmba ko nayo kwimba. Jewe ndabiza ariko bigira umwanya wabyo kandi ubanza kurepeta unyine ni midi nyine sunoririmba amasaha yo koga iyo ninjiye mu idushe zo wa mundi coding uzuririmba muri kuririmba kandi ngo abahanzi benshi buriye bakora indirimbo ari utuntu tuba duhujije abahanzi aho hantu ngo hakunda kuba inspira cyane bakakora ibintu byiza cyane kabisa aba connection. Turi imbere nk'indirimbo ya Noheli kandi hari indirimbo twaririmbaga ngo yavutse
narengiye ako kari nayo kuyiga mama Leki ziriyo yeni ya kitambo cyane yangiye tukiri Sunday school so nayo tugija kurimba tugatera udukorasi kwanza yari two guhagurukiraho tukajana ibigori mu sada tukajana ibigori umwana yavuye izo faranga twari dufite noneho iri iwacu ta mafaranga twari dufite ari kashi noneho ababyeyi kugira ngo batoze abana kugira bazatanga mu kanisa akagura ikigori akabicujana ukagitanga se bagize bamara bakabihungura bakabitera se oya bagazamara bakabihungura noneho barangiza bakabifata hari umubitsi w'ikanisa babaga bafite mwarimu noneho yarangiza kubyegeranya byose bakabishyira ku isoko noneho ya mafaranga bakaba ariyo abisadaka hakaba n'abandi bafata ibigori by'icacumi bya bigori babigurisha bakabishyira mu ifaranga z'icacumi noneho ya mafaranga agakora ibikorwa by'ikanisa nuko jewe watekerezaga gute kuri biriya bigori umwana ni mukuru naragitwaye naje naragitwaye ariko tukiraho je iyo umuntu avuze ikigori hari image za yamizamo iyo muri Kongo rugo hari umwana twiganye muri fuyo niyo maternelle wacu tukiri bato umwana nimba kibaho yitwa Merci twari tubaniriye muri Kongo iwacu irarugo sasa cyangwa ni Merci tuzi oya pasi no yasuye umwana ngira no warugira inabi wa mbere ku isi yose sasa umubyeyi wageza mwezo no twasuja ku ishuri hano umwana azaje kuja ku ishuri bagamushirira amambara icayi muri gourde cange snacks bene utwo tuntu muri Kongo giho bari kugweza nkombe c'amatu citwaza ziba kukereza nk'ikigori akabari tuzana umwana kugira ngo agwe ku kigori ciwe kugeza ubu nyine iyo bavuze gusa ikigori zaramanibuka kaba nibuka Merci kandi mukamuha akwe n'abana ibigori muri Kongo wo kwimu ndi kigori sabiteza n'ikirungurira ndapfa kucima none nizo gazari sadaka twaratinze kabisa none eka turimba indirimbo ya Noheli nk'abana bavukiye ku ivuko rugoruko turirimba ariko ndaririmba hagace gato ni mu Giswahili nta kibazo ariko gisoundinga none sindi kumenya ndi buze kuririmbira ariko naho ngaho iravuga ngo huyo mkombozi aliyezaliwa amezaliwa kwetu sisi ili tupate wokovu iliyo kamili. Huyo mkombozi aliyezaliwa amezaliwa kwetu sisi ili tupate wokovu ulio kamili. Bwana Yesu amezaliwa, Bwana Yesu amezaliwa ili tupate wokovu iliyo kamili. Akari murakazi wa aho karakiwanya nubwo avuze ngo kera ariko natwe dutuye nakubunye twebwe utwo twari tuzi sutwa ni zari nani anapenda watoto ako karirimba ngaririmba twumva gisoza urakazi alikufa kwa mtini kuombewa makosa Yesu anapenda watoto kera kamara nirimba twumva siko baririmba na watoto Yesu alikufa kwa mtini kuondoa makosa Yesu anapenda nutwoga kandi gangiki gihe abari nka ava yuko Noheli ba hakize abanza akaba yabana sivyo bene tuga bakize badutamwe kwanza I know ariko Noheli yararyohaga yakera ni ari Noheli yo nyine ntana amafilme babavyeyi bakigurira abana baguraga amafilme tufilme nani ya pistole man ariko nano turabagurira nzamu bagurira ya Noheli nyine amara gabatwara muri shooting muzayambara filme ukaba ubika bageze urebera hariya Noheli taraba uwambare
bawubone mperuka kwishimira iminsi mikuru neza ngumva neza ndishimye kabisa nari ukuntu wishima akumva urahekeje neza nkibaruguru ni ukuvuga ngo iyo twageraga ku gihe cya bonane nyine bonane ni igihe umwaka uri kwegera cyangwa kuri Noel noneho umunsi wo kurangiza umwaka wari special uteye ubwoba ni ukuvuga ngo hano hano biragaragara ko umwaka warangiye wenda mugasangira n'inshuti n'abavandimwe muri pause usakuriza abaturanyi naho iri iwacu yari free ni ukuvuga ngo wasangaga twese twahagaze noneho ku munsi wa bonane twagiraga akaririmbo karirimbe ariko ndakavuga mu magambo kubera ko kari agasanzwe none akavuga ngo bonane ngo yakaraje ngo si yo bonane none ngo y'ibishimbo ngo si bonane noneho twagera ngo kuyinyama iyo niyo bonane noneho ikindi kintu cyari cyiza twaradufata mu muhana bitewe n'umuhana ukungana tukabaga nk'ibimasa nka 3 mwari benshi cyane ibimasa 3 cyabibiri ubwo n'umuhana munini umuhana wacu wari ufite hari ikijiji n'ubushora noneho twari dufite main nini tukagira n'abandi badushamikiyeho ku ruhande ko twagiraga caca imwe twese noneho tukabaga kabisa nyine inyama zidukwira noneho bakagenda umunsi wo gusangira buri muntu bitewe n'ifaranga hari ubwogiraga nk'amanyama akazana ifaranga nyinshi noneho ubidorani 20 wa 40 ukabona biraryoshe ni ukuvuga ngo nubwo buryo ariko gariho ntago basangiraga none izo nyama like nyine warazitwaraga ukagenda nyine warazitwara ni ukuvuga ngo bo barabaga gusa ukagenda mwanya honyine bakagenda bakora none izo nyama ruguru nta firigo kereka mwarimu bakundonda twe twabaga tuzageze zipfa zima twabaga bakundonda ariko tutonze mubaga ibimasa byinshi none umenye n'ikindi inyama twasijyaga rimwe mu mwaka cya kabiri mena nka wundi nyine ubizine wagasujya umunsi w'isoko kuko ndonda habaga iki imbeho mani nta firigo ni ukuvuga ngo no baga ibimasa bine inyama zikamara ukwezi tizopfa ni sinone uko mutari mwiza uko itagwaga ariko iriya nyama abantu usibye nyine nkinka mu habaye ubukwe mu minsi mikuru hari gake wenda nko duhene bakaza batujya aho ngaho kubera ko twagira igihene n'abandi dukoko ari kinka kuvuga ngo mukubise inka hasi si byabaga igifura bakize igifura ntabwo twe tuba tukijya abantu tuba tujya igifura abantu bazajya igifura apfurera n'abandi bari batwegereye ubwo uje kubavuga gati Bensire sinaze ko ari abavuazi ariko bafite izina ryabo riri muri Kongo aba matribi arenga plus de 450 shobora kuba 460 et plus urumva rero buri abantu kugira ngo tugende tuba differentier buri abantu bagira izina ryabo uvuze ngo abafurero uvuze ababembe uvuze abashi urumva ukiraho ku nyama aratwara umusita yo sawa aho ku nyama yego ari igihe kimwe nza nibuka noneho baragiye bagura inka yo kubaga kuri bonane ndibaza bamare kuyibaga baravugana uwayiragiye ahubwo baramuheza umurizo bamuheze n'urushato rushato n'uruho voila kubera niwe wari wayiragiye umva yari guzarayiragiye banda mba nka desmen kwava ko bayibaga twara mu macuni wamuvye kintu cabaye baragiye babaga inyama kungene bahora bazishira asamata yego barangize muvye bamuheza urubu bararumu murizo ntibahumu bapanga inyama bafata rundi bageze bandika udupapier ese murizo zawurya murizo korona imbaru nyine si nimbabaza bawujye gusa baza bawugurisha kandi bava amahera atari make umurizo ukora ibintu bibiri umurizo ushira ku kirindi ku nkoni kandi bashira ku kirindi cy'umupanga uruhu rw'inka rugakora ingoma akarugurisha urumva niko bari bavuganye mbere none wagire guke umuvi arakunda inyama n'ubu nyine aracawa kiri gukizina giwe abona riri ku nyama mutima rutishimiye ahubwo zino nyama muzivange
subire je inyama mpambona mwampaye sizo mwari mwarangene kandi nabarekeye umurizo mwawunyima mugira inyama nshakwaga izina ryanje gisanga ku nyama nyinshi umufungo vraiment izi nyama sino zitwara baranga arabinginga arasiplia baranga arasiplia zico yakoze yarambaye boots yamazinyerera mwarazivanga ibaza ari ukukwimana barasubira kandi baravana bana anuvo urumva ijya kabiri noneho asanga kandi zagiye kutameze rero hari umuviyo mwamubwiye ati tugumaga gusubiramo kubera umuntu umwe abantu babagabo icyo yakoze yaragiye afata gwa rusato afata umurizo n'inyama atura akadobo kundi mugabo karimo inyama nyine arazishanje afata n'umupanga umugabo azatora zino nyama bagaburi zari zihari zoza zihari then urumva iyo bonani urumva ukuntu yagiye irabayitaga ngo ni imitura turatuntu bakoraga nanje ngo ni imifungo none imitura ni inyama imifungo ni ibijumba ni kuri imifungo imitura inyama bayita ngo biraba bagiye bakoraga imifungo so yo ni imifungo nguko vuga imifungo ni nk'iya dodo inyanya niyo bita imifungo ariko iyo bigeze ku nyama byitwa imitura unarinziga ngo ni umu specialist ubwaza gishobora cyane so akandi kabazo k'amatsiko ngiye kubabaza ku bijanye na Noheli muribuka iyo twagendaga kuri Noheli saa sita za nijoro tugiye kumva umwana ari kurira umwana yavutse so byagendaga gute umwana akeza barira uwo mwana ntago mwigeze mumwumva mwana arira Kirigarakana ko mwikaretsa banyoye ukuntu bagenza sinzi ukuntu babigenza akana karira minu twebwe twagendaga muri church tukicara bagasenga bagarata sata zagera twese tugatuza mwana karira ruguru bamurikodinga kundondo bamurikodingishije ahubwo je nimba okay nimba oya ibyo bavuga bishaka ari kuri coding bashaka kuri coding cyangwa se bakareba umubyeyi wabyaye ahubwo akon bagatwara kana kagahinda bashika bakakanyora wenda kuko iriya iwacu ntago habaga n'iterambere buryo hako maradiyo okay yarahabaga ariko sinzikaze ku buryo exactly nyine ya masaha agera mugahita mugira sasa zarageraga bagashyira muri church nyine kuri radio umwana yabaga ari kurira bakamushyira imbere ya micro abantu bose bagacece ku mwana akayira mu rusengero abavyeyi nabo bakarira oya abantu bari muri comment baratubwira ngo bye bakarira nyine ngo yakezarira sabivuze ko bari coding radio ariko twebwe ntago twabimenyaga aho recording twebwe ntacu bari kuri codingisha ishagira uwahewa ibubembe oya mu mibunda mu marundi muri kivuge gwa hagati muri santere neza eba ndana ukuza mva gusa sindahakandagiye uzumva ariko nibaza ko ari wantu hezira muri plateau no muri moye plateau ariko kintuzi mu mibunda ngo habaga ikintu bitumwerera habaga amata n'ibintu bibiri amata n'inkuba reka abajimo imvura yakezi gukamutaha byagendaga gute seza kwitaga abantu bakabona imbara abantu bakize bazorora bari bagira zazira kumera nk'ingo kwaje uvuga bari bagira ulaye manake inko wari wabona inkuba live vis-a-vis ya ingetse twaye dukora kagahunda y'ukuntu kandi zo bari amabanga nto y'akazi tugere kuyamenya izo mibundangira zimeze nk'ihene ko tizomera nk'inkoko ngo zikubita inkakuri shobora kuba ari n'abantu kandi barapfaga bien sana igakubita inka mukamusanga yajyanye ku muhanda apani mwe kazinga ikamizuriza hejuru kubindi cyo gituma mpankubwira ngo izo munda ziri hejuru ugasanga inka izuriranye zapfu bien imwe kuyindi za par ordre de grande croissance urumva uransize kaje oya niko basi
bitoya ibikuru ku bitoya cyangwa ibitoya ku bikuru zimwe zigakubita cyane izindi zigakubita gahoro bavuze ordre de croissance na croissance wasi ndabyumvishe bene uko nimba tuvuga ikubise inka nkuru tuvuge imyaka 10 hakajaho imyaka 9 hakajaho imyaka 8 gushika kuka bebe king kukanyana ascending na descending nibe n'abantu sasa bapfaga sometimes nuko nyine mwari mworoye twari dutunze kabisa ibiboneka n'ibitaboneka neza niyo mpamvu mwakomeje mutunga na n'ubu nyine muracayo bahehanye bikoreye ko barihembye sibyo barihembye nabise gisuri ahantu bita ngo ni mu gashasha habaho muri Kongo mu gashasha harahaba kabisa ahubwo niwe bwa mbere nahumva wamenye gute nagiye numva kera nasengaga bavuga mu gashasha no mu Kanogo harahaba kabisa mu Kanogo ngawe wasikigire kinini oya mu Kanogo harahabaga mu Kanogo harahabaga ahubwo hafi ni wabona uko wadani ko babaga ntabwo ninza kubavuga nabi ninza kubavuga nabi baka ariko mu Kanogo harahaha hari haha kubera ko batakigize kinini mu gashasha mu Kanogo nzampumva kabisa gusa si okay usanga umuntu azi yumva ahantu ariko atarahagera ariko harahaba rwose muri iwacu muri kiriya cyo hagato ko mu gashasha naho urazi mu gashasha nzampumva za mikarati za maronde za aho hose nzampumva gusa ariko sindushika mu gipupu neza kwama winjira muri forêt equatoriale sawa mu Burundi bumeze muterero wenda reka tuve kuri ibyo za Noheli kuko utubazo ni twinshi two kubaza kuri Noheli kuko ni ibihe byiza ni ibihe n'utuntu tw'utumemories tugenda twibuka ni na ngombwa kwibukanya utuntu nk'utwo rero tugiye kongera kuririmba kandi kanya gatoya ku bijyanye na Noheli ariko tugiye kuturirimbira nta ndirimbo uri kumva yindi ya Noheli cyangwa se cyane cyane ya Noheli ibiswahili n'ikazo bizakomeza kuza nta kibazo ariko cyangwa hariyo wamuregera ubundi nuko Siga twari tugirimo nani anapenda watoto sina nikubwiye nangize ngo hari yindi wenda ya Noheli uzi wamubwira akaturirimba ariko ngaririmba ni ukuvuga ngo ese ubundi zino ndirimbo za Noheli nuko icyo zaziririmba kuri Noheli gusa mbere ko ndanze kuririmba umunsi w'icyo kibazo ko iki ndirimbo za Noheli baziririmba kuri Noheli gusa none wowe baza bakorera imbere happy birthday buri munsi sha kandi bisubije neza pe anniversaire ya Yesu anniversaire ya Yesu tufata indirimbo yo kuri pake urumva ngo kuri Pentecost antuka vraiment abo basarishije none kubera ko turi abantu dufite ubwenge tuzi kwizihiza no gushira ibintu mu mahoro durukuntu bigiye bigira buri kintu kigiye kigira si bibi kwiririmba mu minsi isanzwe ariko urumva ari igihe cyayo tegerezwa kurushiriza kameme ari kibazo okay impamvu niba icyo kibazo nukuvuga ngo urabona Yesu ku musaraba ntiyapfuye rimwe se hariho si ibihe bitatu byo kuvuka no gupfa no kuzuka si byo byonyine ni ukuvuga ngo ibihe tuba turirimba buri munsi turirimba ibihe byo kuzuka ko buri munsi tukazuka n'ibihe byo gupfa kwiwe ariko kuvuka kwiwe twabihaye umunsi kandi byose mbona bitarutangwa cyane kuko mu kuvuka niho havuyemo ubutsinzi no mu gupfa hose no kuzuka ari bitatu sinzi ko njyewe basukontekereza igituma ngira cyane abantu bataririmba indirimbo zo mu kuvuka kwa Yesu ndibaza ko
turebye no muri Bible cyane cyane ntibavuze cyane mu buto bwa Yesu. Urumva ahantu bavuze Yesu cyane bavuze Yesu atangiye ministere yiwe kandi ngira yayikoze mu myaka 3 nimba ntibeshe se afite 33 33 donc kuva abatijwe atangira gukora imirimo nibwo yatangiye kuvuga ariko sibwo yatangiye gukora. Yesu yatangiye gukora imirimo akiri n'umwana. Urumva akiri umwana mutoya. Hari ibitabo by'amakomantere bizavuga ngo hari igihe se ni Herode yashatse donc igihe Yesu yavutse yashatse kumwica. Urumva marayika arazabwira Mariya na Yosefu arababwira ati bahungisha umwana bamutware muri Egypte. Urumva rero hari ibitabo by'amakomantere bizabivuga ngo igihe Yesu bari bamuhungishije yageze ahantu abo babona igiti ari akabebe igiti barakire babona nta mbuto ngira zari ko ziva agitunga urutoki kirumara kivu. Urumva ngiyo yayikoze ari akabebe gato. Urumva ari umwana mutoya ariko si nukuvuga ngo gutangira ico gihe ugashikana ku myaka 30 ico gihe yabatijwe ndibaza urumva ari indi mirimo myinshi yakoze. Nico gituma no muri Bible cyane nko mu isezerano risha hari mu gitabo ca Jean mba ni Jean ndibaza verse ya nyuma chapitre ya nyuma aravuga ngo imirimo Yesu yakoreye hano mu isi. Urumva tiho uboneka ibitabo bayandikamwo yose ngo yuzure muri ibyo bitabo. Urumva nukuvuga bagiye bafata synthèse. Urumva benuko ni nkuko ganari kwishwe nico gituma kenshi baza bavuga basi ibyanditse muri bagahimba ko baza bahimba selo nibyanditswe. Baraja guhimba indirimbo y'amavuka Yesu ntacanditswe simo bwana yuko natudanganye. Voilà kimwe ngo n'igihe ngo bakiri abana bagwanaga gutya kana kagapfa kagataha bakagira ngo kapfuye akandi kana nyine ndabagwanye yahagera kamamu amuzura benuko kandi barimo barakina ngo duhene yinjira mu nzu abazuma ntabana baba bakina kashikashi urayizi kwisha kudifi cyane aho kana kinjira mu nzu abazuma mumwe ati tabana ngo ni ihene ziri mu mwabana we n'umusohoke uvamo bawe. Urumva ngiyo ntibayanditsemo so rero uranyuzwe ndanyuzwe murasobanura. Okay n'ubundi hari ukuntu nyine ushaka nkuko yarabivuze umuntu aba ari kubitekerezaho nyine gutyo nyine ngahe turirimbire rero indirimbo za Noheli nukuzaza ndakaziyo ariko ntacyo ngo nimba amezaliwa Bwana tunakayuwa amezaliwa Bwana amezaliwa Bwana amezaliwa murakazi mwese twagiye twese ndio amezaliwa Bwana amezaliwa Bwana amezaliwa Bwana amezaliwa sandi kuririmbira muzi kuririmbira reko ndabura nko nijiro. Okay genda indi sanzwe noneho turirimbe twese nanje se indi. Okay sinzi ko muyizi ikibazo wenda izo twushobora kukwibwiranya zose zimwe narazibaga kubera kutazi twari bamwikorare rugo nise ruguru cyakoze navuye ruguru ntaraje mwikorare wa navuye ruguru mfite imyaka 9 wagiye mwikorare afite imyaka ingahe? Nagiye mwikorare mfite imyaka 10 cyane nubwo nagiye mwikorare mwiraruguru sinabaga mwikorare njewe antu nakuri korare ntiyari gupfa kunyemerera kubera murimo wari ukwirirwa kwitere mu kabumba zikorare ariko nayigiyemo kandi igihe nabayemo nari nko mu Excel ukuntu nahiza mbishobora sinzi ukuntu nabivuyemo byaba bishiranye nyine ubwo urumva nyine imirimo ibiri ngo yananiye
sinumvaga wajaga oya ariko bari barahinduye ibintu by'amarepetition barakuvanga nk'iminsi mu cyumweru ni myinshi apana ubuye muzamurepeta umunsi umwe k'iminsi ko ari myinshi wa 4 days in a week myinshi kabisa uko kweli nabambiye siririmba indi sanzwe ntacu indi sanzwe yabango umurimo Yesu yakoze Karuvali niyo nsinzi yacu simuizi ntayenze muririmbe nashaka umurimo Yesu yakoze Karuvali niyo nsinzi yacu umurimo Yesu yakoze Karuvali niyo nsinzi yacu umurimo Yesu yakoze Karuvali niyo nsinzi yacu yakoreye tugiza abana n'abaragwa mu bwami bwa data sawa ndirimbo ko ari nziza cyane ndirimbo ni nziza ntayo nzi ariko ni nziza ngunda akandi ngo wamwenda warukingirije ahera watabutse mu kabiri twemerwa twese twinjira ahera wamwenda warukingirije ahera watabutse mu kabiri twemerwa twese twinjira ahera urihuta ndihuta cyane genda gahoro kabiri twemerwa twese twinjira ahera wishizega muri 7 mu gisebe kawakondi gitera akaditera n'ibyabo gende gahoro wamwenda warukingirije ahera watabutse mu kabiri twemerwa twese twinjira ahera irepeta wari kumuririmbira oya jewe gukumva umeze iyo unyeretse ikintu ukambwira ukagikora maze ukambwira ngo gisubire mubi cyane rero nareba indi ndirimbo kuko urabizi cyane reba indi ndirimbo isanzwe nyine yindi kugira ngo yisangemo nawe ivuga ngo haracari ibyiringiro ko wahabwa imbaraga gusa ugende gahoro sibyo ugende gahoro haracari ibyiringiro ko wahabwa imbaraga n'imibereho mishayo muri Kristo hitamo neza wizeye wemera inzira kunyuzamo utunganyirizwe rwose mu mbabazi ze haracari ibyiringiro ko wahabwa imbaraga n'imibereho mishayo muri Kristo hitamo neza wizeye wemera inzira kunyuzamo utunganyirizwe rwose mu mbabazi ze ni ukuri kunonoya ahandi avuga ngo ahubwo nandi ndi telefone ni utangu nanjye niho nari ntinze ahatari ubuzima niubeshaho byose mu mbabazi ze oya nta kibazo no kurira biremewe ndi kumva buri indi ndirimbo imwe kugira ngo dusoze akandi kumva erego atari repertoire afite windi kondikiteri akandi ikushobora kuvuga ikaba ngo twaremwe mu shusho y'Imana rurema ibyo byari mu yego mugambi wayo jewe muntu
mushusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro jewe muntu mushusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema Imana imaze kurema byose Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema imbumba mu butaka Imana umwuka mpumeka kugira ngo yewe imbumba mu butaka Imana umwuka mpumeka kugira ngo yewe nimbaze yewe muntu shusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro yewe muntu shusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro twaremwe mu shusho Imana rurema ibyo byari mu muntu gambi twaremwe mu shusho Imana rurema ibyo byari mu muntu gambi wayo jewe muntu shusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro jewe muntu shusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro amena eglise dimanche nutoja kanisa tunaanza eglise yetu turirimba nitemu ijambo bumubitsi ifaranga kuna kanyimbo ka kitambo tunasema musi yaho niyo mboneraga kiza musi yaho niyo mbonera amahoro musi yaho niyo mboneraga kiza musi yaho niyo mbonera amahoro yari Richard Ngenda iwereka gukora live recording hano muri Big Arena ninke 280 turaje tuvuge kuri live recording ziri hano si ya kera kwanza indirimbo za kera nizo ziri kukorogosha hari indirimbo ivuga ngo negereye intebe yawe yuri Apollinaire sokuru wa gose muririmbira indirimbo sha z'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu gihe zobaho nzomashima wewe suko asandi yeme tugiye gutarama mu kanya igitaramo ni mu kanya ari umupapa umwe yakeza nezerwa yabwirije yego ariko nta jambo ryatari yaragira riremereye kugira ngo amare wa mwanya bamuhaye akavuga histoire kumva hamagaye pianiste ngo kaka ngo gusa ku buto igisirimba kubitse 5 gakata akavuga ngo gusa ku buto none natwe tamwe akajambo ngo wananiwe ngo kurangiza sinjo ari matambya tanga neza oya bavuga ngo tanzi hen kubera naniwe kurangiza conclusion nakwanga ngumva ntiba so rero reka tubasezere igitaramo ni mu kanya obe